Umusaza Mutabaruka Augustin ni umwe mu babonye ibitaro bivura indwara zo mu mutwe Caraes Ndera byubakwa. Caraes akaba ari amagambo ahinnye y'Ikilatini Caritate Glorum Servi, tugenekereje mu Kinyarwanda bisobanuye ngo urukundo rwitangira abarwayi. Umusaza Mutabaruka avuga ko mbere y'uko ibitaro bitangira, umusozi wa Ndera byubatseho wari wihariwe n'umuzungu witwaga Gosense, wamenyekanye cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Hari ibitaro bitaraza, hari ishyamba rya kimeza n'ibyatsi by'umukenke. Umuzungu nyine hari ibindi biti yari yarateye ahageze. Hari hose ntabwo hari hatuwe. Nuko ngo Ndera yose yari nk'iyi. Hatuwe nyuma muri za 60, ubundi mbere muri za 50 n'ibindi hari ngo nkeya ku ruhande rumwe. Mu mwaka w'1968 hashyizweho ibuye ry'ifatizo ryo kubaka ibitaro bizajya bivura indwara zo mu mutwe. Abafurere b'urukundo baza kuhatura, maze nyuma y'igihe gito batangira imirimo ariko bavura indwara zose nk'uko umusaza Mutabaruka abyibuka. Twivurizagayo rwose indwara zisanzwe, abazungu nibo bahavuriraga bakadupima imisarane, za malaria, batuvura rwose ibintu bimeze neza. Frere Pascal wa Mungu avuga ko kwikubitiro abafurere b'urukundo batorohewe n'ubwo butumwa bushya bari batangiye mu Rwanda. Imbogamizi abafurere ba mbere bagize birumvikana, ntago hari abaforomo b'umwuga cyangwa se abaganga, ariko icyo gihe baratangiye bagenda batera imbere kugeza igihe bigereye mu mandorerwa yagwiriye u Rwanda ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ibitaro birasenywa. Liliose Mujamari umaze imyaka 26 akora ibitaro bya Caraes Ndera avuga ko mu ntangiriro abaganga bahuraga n'imbogamizi ikomeye y'ihohoterwa ryakorerwaga abarwayi bo mu mutwe. Kenshi abantu barwaye indwara yo mu mutwe babaga ari abantu bateranywe na sosiyete nyarwanda. Abantu benshi ntibumvaga ko ari uburwayi nk'ubundi, ari nayo mpamvu rimwe na rimwe bazaga bararwaye za ndwara ugasanga baramuboshye bamushyizeho amapingu akaba yamuca nk'amaboko, cyangwa akagira ibisebe bimwe bihora bininda bidakira. Noneho akagira ya ndwara yo mu mutwe y'ubwayo abanyarwanda batari basobanukiwe, noneho akiyongeraho n'indwara zindi zirimo ibyo bisebe bidakira, akagera aho yarazahaye cyane bakamuvura indwara nk'ebyiri cyarimwe cyangwa 3. Madame Mujamari yishimira intero urwego rw'ubuvuzi rugezeho mu Rwanda, ituma kuri ubu nta barwayi benshi bagera ku bitaro barahohotewe. Ubuvuzi bwo mu mutwe nkurikije ibyo mbona bwarahereye nko ku mudugudu. Abajyanama b'ubuzima ubu ugeze mu Rwanda ukareba ahantu hari umujyanama w'ubuzima abafite nosiyo ku burwayi bwo mu mutwe. Ugeze kuri centre de santé, ukagera kuri district, ukagera ku mahopitali, buri kigo kirimo kijyanye n'ubuzima haba harimo nibura abantu bazi ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Bityo iyo babonye umurwayi wo mu mutwe nta gushidikanya baramuhererekanya kugeza abonye ubufasha bwihutirwa akagera kuri ibi bitaro. Nyuma yo gusenywa bikomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, abafurere b'urukundo bongeye kwisuganya, ibitaro bisubukura imirimo. Ubu bikaba byishimira urwego bigezeho bifashijwe na leta y'u Rwanda. Ingorane ziri kugenda zigabanuka ugereranyije n'icyo gihe ibitaro bitangira, kuko ari abaganga turabafite, abaforomo, ariko tutagize inkunga ya guverinoma y'u Rwanda idufasha mu butumwa nk'abafurere b'urukundo, ndumva ntacyo twageraho. Akaba ari nayo mpamvu tubashimira cyane ubwo bufatanye. Tukaba rero duhamagarira abantu kumva ubwo buvuzi dukora, icyo gikorwa dukora cyo gufasha abarwayi ndetse tubarinda n'akato, kuko uburwayi bwo mu mutwe buravurwa bugakira. Mu myaka 50 Caraes Ndera imaze, ibitaro binishimira ko nyuma yo kongera kwiyubaka binabyaza umusaruro ubutaka bifite, bigatuma birushaho kwita ku barwayi babigana. Jean Damascene Manishimwe, i Kigali.